Ya Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Ndabasuhuje bene data mu izina rya Yesu Kristo rifite ubutware n'ubushobozi. Iki gitondo wowe tubana mu mwanya wa nibature, inshuti yanjye, bakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, mumfashe duhereze Imana icyubahiro. Izinze ejo rizinguye amanywa. Mfasha gushima Imana, wowe uhumetse bikemera, wowe Imana yarinze mu buryo butandukanye butangaje. Hereza Imana icyubahiro, wowe Imana yarinze. Hereza Imana icyubahiro kubw'urukundo rwayo igukunda. Hereza Imana icyubahiro muri iki gitondo. Nyemerera umfashe gushima Imana. Irabyongeye, irabikoze, iravuze ngo nubeho ubayeho. Imana ishimwe. Iki gitondo rero muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Tuje imbere y'Imana muri iki gitondo cya nibature, tukiri muri ya teme yacu igira iti ese hari umuntu wemerwa n'Imana? Ni ukuri twasanze hari umuntu wemerwa n'Imana. Umuntu wese ukora ibyo gukiranuka, umuntu wese wihannye ibyaha, umuntu wese ukora imirimo myiza, umuntu wese ugenda yicishije bugufi mu mutima we, uwo nguwo Imana iramwemera. Imana ishimwe. Rero iyo wemerwa n'Imana kandi nayo irakurengera, irakuburanira, iragutabara, iguhagararaho, irakwimana, ikumenyesha amakuru y'ibizaba. Imana ikugerera mu mitima y'abana b'abantu, ikashwanyagurizamo imigambi yabo. Iyo wemerwa n'Imana, Imana irakunezeza. Mu mutima wawe wumva huzuye amahoro kandi ukumva uratuje, ukumva unejejwe n'Imana. Imana ishimwe. Uduke twawe uraturya ukumva turakunyuze, kubera yuko wemerwa n'Imana, nayo iguha kunyurwa. Impamvu wowe utanyurwa nuko utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Ndagira ngo nkubwire ko ufite Imana muri wowe, uduke twawe twakunezeza ndetse ukumva unyuzwe nabyo, ukumva rwose urariye urahaze. Ntugire urutima ruguhagazemo ngo wirirwe uvuga ngo icyama. Oya, hari igihe ari imyuka y'abadayimoni iba iri kuguteza irari ry'ibyo utabona, bigatuma noneho na bya bike byawe wifitiye ubihaha, mbese wuzura inzara idashira. Imana itugirire neza. Muri iki gitondo rero nakubwiraga ngo Imana iyo ikwemera iguha amahoro mu mutima, ikaguha kunyurwa, ikaguha ituze, ukumva uratuje muri wowe. Ariko niwumva udatuje, ukumva udafite amahoro, ujye umenya ko ufite ikibazo. Ujye umenya yuko hari ikitagenda neza hagati yawe n'Imana. Kuko ikimenyetso gikomeye cyane ni uko iyo wemerwa n'Imana igusendereza amahoro yo mu mutima. Si uko utageragezwa, si uko udahura n'ibibazo, ariko kubera yuko Imana ikwemera, ikugirira neza, ikaguha imbaraga zo kunesha ibigeragezo. Imana ikakugirira neza, ugaseka nyamara wagombye kuba uri kurira. Imana ni ishimwe cyane. Imbaraga z'Imana zigushoboza ibikomeye kubwo kwemerwa n'Imana. Imana ishimwe cyane. Nyemerera rero muri iki gitondo dusome igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Turasoma ibice 10 n'umurongo wa 34. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Titire y'ijambo handitse ngo Petero ajya kwa Koroneliyo. Ese Koroneliyo ni muntu ki? Koroneliyo, ijambo ry'Imana ritubwira ko ari umuntu w'i Kayisariya, watwaraga, yari utwara umutwe w'abasirikare wo mu ngabo zitwa Italiyana. Imana ishimwe. Ngo uwo muntu yari afite amateka meza, ngo uwo muntu yari umunyedini yubahaga Imana, akayubahana n'abo mu rugo rwe bose. Ikindi cyamurangaga, yagiraga ubuntu bwinshi. Ikindi agasenga Imana ubudasiba. Imana ishimwe. Ni ukuvuga ngo uwo muntu yubahaga Imana kandi akayubahana n'abo mu rugo rwe,
kandi yari umutware w'umutwe w'abasirikare bagera ngo mu 100. Ikindi ngo agasenga ubudasiba. Ibyo nibyo byarangaga Koroneliyo. Igihe kiragera marayika w'umwami Imana amutumwaho, aramubwira ngo gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byazamukiye kuba urwibutso imbere y'Imana. Imana ishimwe. Ntabwo nzi urwibutso nawe wumva, sinzi ikintu Imana yabikwibukiraho muri iyi minsi. Sinzi ikintu wumva nawe waba ukora. Ijambo riratubwiye ngo ubuntu bwawe no gusenga kwawe ngo byazamukiye kuba urwibutso imbere y'Imana. Imana ishimwe. Ubwo rero ni marayika w'umwami Imana wari uri kuganiriza Petero, aribwo yamubwiye ngo fata bambe Koroneliyo, aribwo yamubwiye ngo fata abantu ubohereze kwa Petero, hanyuma Petero aze abaganirize. Bigeze rero kuri uyu murongo wa 34, naho Petero yari yagiyeyo, ariko Petero nawe ajya kujyayo yari yabanjije kugira iyerekwa. Imana ishimwe. Nuko Petero rero amaze kugera kwa Koroneliyo aterura aya magambo meza cyane. Abakristo barayakunda, nanjye kandi ndayakunda. Petero ni ijambo yavuze ari kwa Koroneliyo, kuko yasanze ngo abantu bamaze iminsi basenga. Nuko aterura iri jambo, kuko ntago Petero yibazaga ko ubwo bwoko, kuko batari abayuda, ntago yibazaga ko hari abandi bafata ibihe byo gusenga bingana gutya. Nta nubwo yibazaga ko hari abandi bantu Imana yakoresha marayika wayo ngo yerekane ko atari ikizira, kuko abayuda bari bazi ko ubundi bwoko ari ibizira, ku bwoko bushimwa n'Imana ari ubw'abayuda. Noneho Petero kuko yagize iyerekwa, agezeyo asanga na Koroneliyo yeretswe, amubwira ibyo marayika w'umwami Imana yamubwiye. Petero nawe ahita abona yuko yagize iyerekwa. Arangije kuko yagize iyerekwa we abona ari ibizira, ariko marayika w'umwami Imana aramubwira ngo ntukite icyahumanuwe ikizira. Ageze aha rero nibwo yavuze iri jambo, aravuga ngo Petero aterura amagambo ati, ni ukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni. Imana ishimwe. Ariko haleluya. Ni ukuri Imana ntabwo irobanura ku butoni. Iyaba yarobanuraga ku butoni ntabwo uba umeze utyo. Iyaba yarobanuraga ku butoni ntabwo Imana iba yaragushyize muri ubwo buzima. Hari abandi bari bube batakwemerera ko ubwo buzima bubamo, ariko Imana kuko itarobanura ku butoni, nawe yakugiriye neza rata, nawe uragenda bikemera, nawe umeze neza. Ni wowe ubona uburyo ki Imana guhinduriye amateka. Petero aravuze ati, ni ukuri menye neza yuko Imana itarobanura ku butoni. Imana ishimwe cyane. Akomeza avuga ati, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Imana ishimwe. Haleluya. Ijambo ryatubazaga iteme y'iki cyumweru tuyisoje tuvuga ngo ese hari umuntu wemerwa n'Imana, ariko dusoje iki cyumweru twumva neza ijambo Petero avugiye kwa Koroneliyo. Aravuga ngo menye neza yuko mu mahanga yose, Imana ishimwe, natwe turimo, ngo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Amen, amen. Mu mahanga yose, mu bwoko bwose, uwubaha Imana agakora ibyo gukiranuka, uwo nguwo Imana iramwemera. Nagira ngo nkubwire ngo uharanire gukora ibyo gukiranuka no kubaha Imana, kugira ngo wemerwe nayo. Kuko numara gukora ibyo gukiranuka, reka nkubwire, Imana ikakwemera, izakwemeza abandi. Ibyo wirirwa ubikigana ngo bakwemere, Imana yo ni devoir yayo. Kuko niba wubashye Imana ugakora ibyo gukiranuka, n'abantu bazakwemera. Yewe Imana nishimwe cyane. Mu mahanga yose abubaha Imana bagakora ibyo gukiranuka, abo ngabo Imana irabemera. Shalom, shalom. Muzagire weekend nziza, uzagende wubaha Imana ukora ibyo gukiranuka muri gahunda zose ugiyemo. Nimba ugiye
isafari, nimba uzaba ufite ubukwe, gahunda zose uzaba ufite uzakora ibyo gukiranuka no kubaha Imana. Imana ishimwe. Shalom shalom.